ko intambara igomba kugenda paraleloma na politike. Ntago barwana gusa nta politike. Kandi ntago politika gusa nta ntambara. Sibyo? Ariko barundi kazi. Namwe banyamawari kare. Niba ubona harana M23 itarafata. Ukaba wikwega. Urumva? Yego. Wibwira yuko. Sibyo? Wibwira yuko M23 itagukuramo. Nabyo tukabyibaza kuko ama information ahangaje numva ko zituzuye. Ariko ntago hakana kiri ambushi tabayeho buriya. Ibyo ngibyo byavuguzwa na buri ngomba n'abasirikare nibo babishinzwe. Babayibonye ko byabaye ntabivuruze. Urumva? Ni inshingano zabo. Maze naho nanga utajya kuzana igitungo icyo ngicyo. Ngenda mwemera. Ariko nayo hari wenda je simwemera. Iyo avuze kitari cyo rero nibwo nyine ubutewe muri communication. Je nk'umuntu ufite experience militaire ngo ambushi ni ikintu gikomeye. Ambushi sayo yose wayitegwa. Ntabwo ari ubugwari sukugira gute ariko si byo gutangazwa. Nzakora no kubaza nkavuga kuko nanagejeje no kubaza sida ntarabibaza. Nta urambwira ko abizi hari ikintu abiziho. Abantu benshi kumba kubagiye bakwise. Ushaka kumbaze ngo naye ndakubwira amakuba nk'atatu y'ingenzi ni ugusuzugura communication. Umusirikare atembera n'abamescoti batatu bari batanu mu gasenta sniper musnipinga. Ariko gutega imodoka ya komanda ya M23 n'uburizi baba bifunze ntago byoroshye. Nakubwiye ko intambara zizaberaho makenga yavuze ni gisangane ni kindu ni karemi abarahanga bose. M23 mbona bagira amafirimbi ku makoti yabo. Nukuvuza ifirimbi gusa bakikuramo n'amafirimbi. Yego. Yaba uvira yavangwa n'amafirimbi yaba hozuga wari mana mwijuru. Noneho naje mwavuganaga. Bano bantu baba dukurikira. Wambwiye ko amuhaye. Yanamwengana nankurikira. Serugabo ngo manyamurenge. Ngo namwemereye nka no mugabo mwiza cyane. No munyamuhe rero nta muntu. Nzayemuha. Ubwo namaze kubona ahantu nzayinyuza. Nzamuhenga agiye nkondo umuntu w'umusirikare w'umurwanyi. Bano bantu rero babone mu 23 FC twirwaneho. Military mu buryo bw'intambara tactically mu buryo bw'imirwanire bakurasa bagutsinda nabujumbura bayikuramo nayo ntago waza kuhagarara imbere. Niba ushaka kubitambika nyine batambike urwonere za politike. Ari byo Tshisekedi arimo. Arimo kubakatisha bacunda yuko bagira gutegera gute agira ngo rero bureshe cyangwa se ngiye apanya zanyuramo akabahenanura. Nabo kandi bakomeye buryo muri politike ariko kuvuga ngo FARDC ngo yafunze umusururu ngikora defense M23 tarenga ngo nyakutumbagira gutya ibyo no kogeza nka bya bindi by'abantu bogeza ntose ni nko kogeza amagajo. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzuzi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzuzi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Wabonye Micombero atangaza ko ngo hari umuyobozi wa 23 warashwe yego ngo bigateza impagarara. Yego byo tukibaza ntekereza ko Micombero uri n'umuntu wemera makuru ye na sources ariko nkibaza kuki atashyizemo izina ry'uwo muyobozi. Nabyo tukabyibaza kuko ama information ahangaje numva ko zituzuye. Ariko ntago hakana kiri ambushi tabayeho buriya. Ngo makane mashari wa mugani wawe cyaho nemeze. Ibyo ngibyo byavuguzwa na buri ngomba n'abasirikare nibo babishinzwe. Babayibonye ko byabaye ntabivuruze. Urumva? Ni inshingano zabo. Ikintu cyose umuntu aje kuvuga nawe ntago wahihora. Oya ni inshingano zabo ariko ni inshingano zabo niyo mpamvu aba communication niyo mpamvu aba communication. Micombero nawe arakabya. Reka ino topic tuyiveho. Baza naho nanga utajya kuzana igitungo icyo ngicyo. Ngenda mwemera. Ariko nayo hari wenda je simwemera. Iyo avuze kitari cyo rero nibwo nyine ubutewe muri communication ukajya ugasobanura. Ntabwo ari guceceka. Nta none bibaje ngo kubisobanurira. Ibyo byo najya kuburaminga najya kuba buraminga ariko nzabibabaza. Yego. Urumva? Kubera ko nakubwiye ko nta nubwo wenda reka nkubaze. Colonel Castro araswa ugira ngo bahise babyemeza. Ntibyemejwe bukeye. None singa ku rugamba ntabwo zirasana. Je nk'umuntu ufite experience militaire ngo ambushi ni ikintu gikomeye. Ambushi sayo yose wayitegwa. Ntabwo ari ubugwari sukugira gute ariko si byo gutangazwa. Unabanza ubirebe bishobora kwibanga jyaho byabereye. Sibyo? Ariko umuntu akubwiye ngo ku muhanda mukoto ibunaka. Urumva? Navuganye n'umuntu kuri telefone atubwira gutya. Ibintu ibi
nashaka buri mafindafinda ibintu byiwe icyo nzakora ni ukubaza nkavuga kuko nanagerageje no kubaza ntarabibaza ntawe urambwira ko abizi hari ikintu abiziho mubona nagerageje kubaza mu masoko umuntu bakura amakuru birashoboka cyangwa se ntibinashoboka cyangwa ntabwo bishoboka ariko communication buri ikintu iberaho urabona nka Rwanda Revenue Authority siko cy'imisoro ushobora kubona abantu bavuze nk'ikintu ujye ubibona no ku mbuga nkoranyambaga na za RDF n'urugero abantu baza ikintu bagituye aho ngaho uhita ubona ngo fake news kugira ngo mutaza kujya mu buyobe fake news bikene makuru nkariya ugafata Twitter ya Micombero ukayiscreenshotinga ukayishyira kwa Wiringo mukaneka ngo fake news cyangwa ukagusha kwa Lawrence Kanyuka nta gusuzugura amakuru muri communication abantu benshi ku makuba bagiye bakwisi ushaka kumbaze ngo naye ndakubwira amakuba nk'atatu ingenzi ni ugusuzugura communication kuko usuzuye communication kubeshyuza muri make cyose kuvuga wisanga hari ibintu byasenyutse kandi wafataga mu ntuze urabona iriya festival ya Nova iraswa bano muri Israel na Hamas iriya festival ya Nova bavuga ko igihugu nka Israel gifite ubutasi bukomeye kuri bwa Mossad na Shin Bet bwa gisirikare byari bigoranye ko Hamas yabatungura ariko hari inyandiko zagiye zisohoka wazisoma ugasanga byari byanuganuzwe urumva wenda abantu bakavuga bati dispositif secrétaire twahajyanye wenda zahangana n'abantu batanu batatu nibo bafite mu mboni zabo bakabona haje 5,000 gutera ubwo urumva ntabwo wakoze assessment y'ikishoboka ujye kuri systeme maximale urumva kikaza kikabaganza sura ukoza sone ku gihugu amakuru menshi ndibuka n'u Rwanda ubutasi bw'u Rwanda bwigize kuburira ubutasi bw'ububirigi urumva ni ibintu nabyo njye n'abantu baganiraho babwira ibitero byashoboraga kuhaba urumva ko imbuzi zibaho kwisi nigeze no kuvana Amerika iburira Uburusiya kandi icyo gitero bakiburizamo muri St Petersburg kiburizwamo kandi rashibona ko byari byo koko sasa niba na Micombero yakora ikintu ntugiha agaciro umenye ko hari abantu bafite imiryango mu cyama cyawe ufite mu mubyeyi ufite mu mwana ugiye gute ashobora kwibwira ati se nuwanjye utaramutse nuriya kandi ko yakoreraga muri agese ya mweso naye hose urabibeshyuza nakubwiye kandi utabeshyuje ikintu ugishaka gitwara uko ashaka akavuga cyarabaye ntibabitangaza barabihisha c'est normal kandi wagombye kukibeshyuza utarakibeshyuza rero cyangwa nanjye ntabona amakuru akibeshyuza mbitwara mu buryo nkabitwara uko bimeze yego ya nibyo umuntu ashobora kuba amugani yafata igice ku kindi kuko amugani mu Nyarwanda no uvuga ngo ntandi urivugiye usa ku musozi ariko nyine nanone ishobora kuvuga cyangwa se hakazamo n'ibikabyo amugani wawe marsha ibintu byose ngewe ntago njya mbirenze ngoshye ni gikunda kubikubwira mu minsi mike ko avuga ati ntago bishoboka ko ibintu byabaho ejo ugasanga ibyo bintu nibyo none se marsha n'ikimenyimenyi nakubwira nuko nzi umukomanda wa M23 warashwe urumva yego mwiza cyane uzwi ufite izina rirakomeye urumva buriya hari umuntu yanakubwira wenda off record bitaye na ngombwa yego ariko ukabona koko abantu baba barahagaze neza mu makuru ntihagire no bimenya sibyo yego nubwo abariho wenda yaranakize ameze neza ubu ngubu ariko iyo yaraswe byarabayeho sibyo ako kubera izo mbaraga za communication no kuburizamo kubutapfa kumenya amakuru y'abantu nk'abanyenyesha bazira amabanga akomeye ukabona nta wigize abyandika sibyo yego none se ubundi arashwe byo bikandikwa agena bigiraho impaka ubu se twarashwa amasasu make utubona gutya kuraswa ku musirikare sha isasu ujya n'ikiriyo cy'umusirikare sha ujye utinya ahantu urugamba rugira abandi bakihana mu mazabundi akihina ajya ku rugamba byose n'ibintu biba bishoboka hari ahantu haba n'abantu ba FDLR benshi bazanya byonoza hose n'iki byose ariko no kujya gutega mbosha umusirikare mu 23 ariko urumuna abikokinze nabwo waba witeguye ibibazo bikomeye cyane ko byagenda kose nabo barabizirega kandi hari ni wabo aho za Kibarizo hajya Kibarizo si wabo uriya governor njye nuvuga bahati biriya bice bari Kibarizo ni bari za Kibarizo mukoto Kibarizo ni muri barabizi barahazi neza ntabwo mbizi ntabwo byoroshye kwinyesha ziratinywa kuzigaba agatero kambusha yego burya byagorana umusirikare atembera n'abamescoti batatu bari batanu mu gasenta sniper musnipinga ariko gutega imodoka ya komanda ya M23 n'uburinzi baba bifunze ntabwo byoroshye ese ntiwavuze ngo umuyobozi muri 23 ngo abaherekejwe cyane babategurira n'inzira ngo babategurira n'inzira ubwo bushize twavuga kuri ranga cyane ahari bunyure barahategura ahohereza abashinzwe umutekano kereka arangaye cyangwa se ugasanga yakoresheje kanone abandi nabo bagakoresha izindi
baba ari abasirikare bose ariko bikubiye gake ariko je vais vérifier ça si umuntu yanayobera ko uzanabaza amakuru nabajije wenda mu kiganiro gitatu wasiba kuvuga amazina batabishaka ariko kubimenya se ibintu biri simple ntago bikomeye none se Marsha aho FRDC yashinze ngo n'ibirindiro bishya mu gace ka Mahanga niba ari Mahanga ari Mahanga na Buhimba muri Warikari mu buryo ati bwo guhangana n'ama23 tugiye kubitegura ati kuryo musubiza inyuma nakuvuga intambara muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo yarangiye M23 amaze kwitsinda presque c'est hafi burundu urumva nakuvuga ko intambara zizaberaho Makenga yavuze ni Gisangani ni Kindu ni Karemi abarahanga bose M23 mbona bagira amafirimbi ku makoti yabo nukuvuza ifirimbi gusa bakikuramo n'amafirimbi yego yaba Uvira yavangwa n'amafirimbi yaba ho mana mwijuru n'abagande bitambukuye muri Rubero Butembo yarariguye yego akakubwira Sandrine zinongeye shyamba ubona muri M23 FC batwiga no bariye ntubonye noneho mucuti wanjye Serugaba ko yakoze ngo gashya ngagakuramo bari kwica nkuko ni iki byose Serugaba namwemereye inka umuvandimwe twarimo ducatinga yigo noneho naje mwavuganaga bano bantu baba dukurikira wambwiye ko amuhaye yanamwengana nankurikira Serugaba ngo manyamurenge ngo namwemereye inka no mugabo mwiza cyane no munyamuhe rero nta nzayemuha pe nzayemuha ubwo namaze kubona ahantu nzayinyuza nzamuhenga agiye nkunda umuntu w'umusirikare w'umurwanyi tererwa beze nk'abantu baba bakora amafuti gusa urumva rero bafasha ahantu bano bantu ntabwo wabitambika ikibazo bagira nako ariko kitari ikibazo zisace nuko intambara igomba kugenda paraleloma na politique ntago barwana gusa nta politique kandi ntago politique gusa nta ntambara sibyo ariko barundi kazi namwe banyamawarikari niba ubona harana M23 bitarafata ukaba wikwega urumva wibwira yuko sibyo wibwira yuko M23 bitagukuramo urumva urabona se batantumiye muri ariko urabona ari famille ngo hari famille nuko rero uko nzabutaha sitodeke nisome n'invitation nasome invitation turi mu kiganiro urumva ni hano uzabutaha nzajyayo nabwo haba kure gute ariko nzajyayo wanda igice cy'inka nzagitangira abantu bacuruza igice cy'inkoko ubona gitangira igice cy'inka ako haye igice cy'umunyamurenge yakurangiza yavuga turansuzuguresha wazana amakino munka urumva Seruga nzaguhinga wagiye nkunda umuntu mukakamavu umusirikare uvugiruka none arashiriye ari umusirikare kubita sasu kujya agira akavuga ati ndava rwica nko kumva mpafasha bano bantu rero baba muri M23 FC twirwaneho militarere mu buryo bw'intambara tactically mu buryo bw'imirwanire bakurasa bagutsinda nabujumbura bayikuramo nayo ntabwo waza kuhagarara imbere niba ushaka kubitambika nyine batambike rugondene za politique aribyo Tshisekedi arimo arimo kubakatisha bacunda yuko bagira gutegera gute agira ngo rero bureshe cyangwa se ngiye apanya zanyuramo akabahenanura nabo kandi bakomeye burya muri politique ubanza utakomerera icyarimwe ngo bikunde ubanza Imana idatanga imigisha ibiri igenda n'icyarimwe bano bantu baragishagishe bahawe umugisha mu ntambara ariko muri politique baba wiki ubona bizera amaboko y'intambara barwaye intambara itari y'intambara ahubwo ya politique kandi bagombye gushyira imbaraga muri politique kubera ko ibyo mu Rwanda bya politique ibibazo abantu bafite bizakemuka muri cadre politique ariko barazamutse bajya ku gasongero muri Goma niba bavuga intambara yarangiriye Goma intambara ya ntambara yarangiriye muri Goma ahandi no gutambuka ahandi ni impamvu ziri politique kuko nayo ifite uruhare mu ntambara ariko kuvuga ngo FARDC ngo yafunze umusururu ngikora defense M23 tarenga ngo nyakutumbagira gutya ibyo no kogeza nka bya bindi by'abantu bogeza ntose ni nko kogeza amagaju mu ntose kandi we nandi makipe hari abo magaju munyihanganire magaju nasone no kogeza akaze hese yatsinze ibihe biteguye atwaye iki gikoko ni ariko atagitsinda ariko yo nyina ko bya peri nariyo byakinuka kogeza amagaju wegara ucenze ngaraje kubisengo none yashije ikibonobono nta n'umuntu w'amagaju uzi mashasha ko nyenza ari umuntu wambwiye uvuze ibintu by'abakipe nago muzi yandikiye message nka page yose ambwiye ati gasa nagukundaga pe atariko avuze ikipe mfana ufana
numva agahinda karanyishe ndababara nicwa n'umusonga ati nari nzi ko ufa n'iyi byambabaje mu kiganiro twavuze ati none rero niwongera kubivuga ntabwo nzongera kugukurikirana ufa niheza ariko iyo ufana niyo mfana jewe barakubeshya kanyikwandikira uwo muntu yambwiye ngo narabivuze ngo ararana umusonga ngo nabivuze ararana umusonga ntibaze nawe wumva ikipe adashobora kugira adashobora kuvuga kuri mikoro nuko nyine hari abantu hari umuntu wambwiye ngo ujye uba netere ngo ko ushobora kubivuga hari abagukunda nyine bikabababaza yewe mfana Gasogi wowe bijya bizamurya kuko ni ikipe yishakishije iriyubaka kandi ikabugira mu cyiciro cya mbere yego niyi nakina nzajya kuyifa inka zabaze kenesa ahubwo azampe n'ikadi VIP byagiye nkunda umuntu wishatsemo ibisubizo kandi akabibona akazamuka urumva Gasogi ishobora gukubita mukuru ubu ngubu kandi mukuru ariyo twafaraga turi abana ariko mukuru umenye ko Gasogi yarabampapuye ninjya kuri sazanya kureba Gasogi nubwo nta nsinzi ifatika igira ariko nibura yarishakishije hari igihe izayigeraho none se umwana arakura kuzura ingobyi ubwo uvuga ngo uforowinga marishari ujya ukanda no foro niba ubishaka kuko tudahuje ikipe ariko Sandri hari umuntu dukurikira duforowinga kubera ko ari ikindi ari undi rukundo cyangwa nuko tumuha show y'amakuru nuko tumuha amakuru urumva utabishaka rero wabireka ariko ntago ari byiza nanone ufite amakuru ni ingenzi ako ntago nyine mwarimo muganira tutaza kubibifura mwarimo muganira ako nta birenze nkurikira kandi yambwiye ntuzojya kunkurikira kwena mfana ntuze iriya nanjye kwivuga umeze nkaho niba gutsinda abantu bagataha bimyiza imoso ari umuntu atashye umugongo wamuriye ambwira ati ndapfuye ntabwo yifana ahubwo wowe yopoza kandi wowe yopoza aho ndamuzi njyewe abantu mushaka gukora opposition mwigira bazareba mbere y'Imana mwigira bazareba no kuva ndi umwana kutawugiyemo njyewe weje kutawugiyemo nagiyeyo yagiye pre ntabwo nagiyeyo iki cyo cyagiye mugahenereza nabyibutse no mu cyo cyagiye iwabo mugahenereza mugahenereza yawukurikiye oya njye n'ukuri nagiyeyo uze kubaza mushuti wawe ndamubaza numve mubaze nagiye gukoresha inzara mitamvayo ngenda mwari mugiye kunjyana sirubizi ko nakubwiye ngo twazagiyeyo ariko ntabwo wagiyeyo nagiyeyo mani ese kuki kubihakana nta mupira ukunda ndaza kukwereka ifoto ziriya kipe zakinnye sinshaka kuwusiba niyo wanyica ako bazihanganye iriya kipe y'Imana ikagukubitira ikipe igasigara yibaza ako nari ukuntu bakinisha n'amaboko ukabera nka basket ariko bagatsinda sha tuve mu mupira shamana yanjye nabonye umuntu wo muri iyo kipe ufana arimo abaza rwa Rutabura amuhangamye gutya mureba Rutabura mureba agira fair play aramwitegereza gutya arigenda ntagirira mu musubiza yatsinzwe agahenda kaba kamwisha impamvu mfana Gasogi nuko urako ari ikipe ishobora gukubita ishoti ikaguhangamura kandi wanayitsinda ntibiteze induru ntibikubuze ko udasinziriye nizamura nayo ikazamuka nkabona ishobora kuraza umuntu adasinziriye nzayivamo ngiye gufana iyindi zindi bazaba barimo bashyiraho ngiye mfana ikipe zo hagati no hagati aho kene sino nazampitana niyo mvuze ngo ndi hagati no hagati ni ya mbere da ni ya mbere we na Angeli ni umuvugizi wayo kandi Angeli ni mucuti wanjye nabataka kumforowinga nikomereze mama we izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars
kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.